ariko je kuri jihadi berereka ikibazo arangira akora amakosa oya ntabwo yongera abana uzi ukuntu batangiye kukubwira abana barakubwiye ngo that's how we do it dumba narakubwiye direba hano noneho bano bahungu banjye mfite hano uduhungu twanjye twinshi urumva none aha mu buraserebura ati mutinganye twamukubise bikomeye cyane urumva bwose burimo buraserebura tumutinganye twamukubise reba do bwose bwaje tubure turaje bobo niryamiye kuri matera za sempre do reba bwaje bobo bwibereye hano muri ghetto kari ibishyimbo kari ibusurayi bugahita buza mu cyongereza sasa reba do n'ubukobwa n'ubuhungu bwiberiye ahantu bwiyambariye boxer kari kicaye karimo karareba amabati ariko kagakubaga noneho nanjye harigeze kuri live uri kumva du harigeze kuri live noneho bakabona ndimo ndavuga mabwa uri kumva noneho bigahita bitangira kumbwira bigatangira kunyandika ngo baga cyangwa twigendere baga iyo maze kubona nkabona bwaje ari nk'icumi iyo mubona bwaje ari nk'icumi mukambwira ngo bagasimbage buhita bugenda bwose bukanagumura abantu uno bugatangira kujya buvuga ngo hangaho nta kintu kirimo ngo twigire kwa Godfather ngaha nta kintu kirimo bukunda amatiku kubi ariko rero nakubwira ibintu bya Jade ngirimo ndabikubwira uhita njyana mu bindi hariya wakabije je kugira gute wakubise cyane ari ukuntu umuntu agukubita agashigutya wowe ukaza gikumi nuvuga ngo iyo mbona ko washatse kumenyera nuko mbigenza ndahutaza sinakubwiye ko nanjye Bulldog yankubise audio y'iminota 48 y'iminota 45 arimo arakanyoko direct Bulldog ambangira deba wibeshe ngo urimo kurata kugahita ugwa kuri Pifla like that ngo ba Pifla baya nagahinja ntago Pifla nagahinja ntago ibyo bore yabasha kubivuga ibya Bulldog Bulldog ko yaguhabije ba Pifla n'abana bavukiye mu gikire ntago bazi ibintu by'ububobo rata Pifla n'umwana wo mu bakire n'abana bagira kirara ntago yigize ikirara nyine bisanzwe ntago bafitemo ububobo ariko Bulldog ubuzima bwe ni bubi bwose kuva akiri umwana ubuzima bwe ni buriya nyine wallahi ni buriya nyine ni ako rero kankubwira mugomba kwiyunga n'umuntu witwa Jihad naga mbambirangije nakasha ngewe ntago umuntu ugira ideology ntago dushobora kuzuzura n'umunsi wa rimwe bro banyarwandakazi ndashaka kubibutsa ko higeze kubaho saga Godfather yarayirimo harimo Jihad harimo na DJ Brian aho Kasuku ya baramufashe ari abantu bane igihugu cyose bahita bamutererana Kasuku asigara ari umuntu yamusigayeho yari Dumba jenyine icyo gihe Jihad n'abantu bose batwitse Kasuku bamugeza ku kagozi Kasuku niho yarasigaye ninjye wamubwiye ati muhungu wanjye Yesu kwiza twabaye muri byinshi fata hano uribuka ibintu nabwo uwo Jihad yavugaga se ubu ngubu batangiye ubu ngubu nibwo Jihad batangiye barakubaze barakubaga ndavuga ati je bya ewana byanze je nawe yarakoze ikosa nk'umuntu ngamakosa turakosa ariko abahungu ukuntu bamutereranye nahise mvuga ati njewe ibyo bintu birarangira je ashwana n'abana ba buri nguni na buri kantu nayo bamaze iminsi baranyanze twiyunze ejo bundi ariko nari mbizi ko je abitse Jihad ntabwo byari bwarangire ikanisha ubu rero je ndashaka kubwira isi yose ko uri murishura Jihad ariko uri muramushira mu nguni
urimo uramukuraho abafana je Dumba ntago iyo biza kuba ndimo ndamubeshyera ibyo mvuga je nanjye ntabwo nza kwemera ko Jihad umusiga icyasha kubera nzi bifu yanyu. bro nabwiye abantu ngo bambabarire ndabasabye mw'abantu mwe muranga muri abantu 600 ziriya hate speech zose za Jihad mumbabarire mwongere muzinyoherereze nshaka kuza gukora ikiganiro cy'amasaha 6 mumbabarire mwongere mubinyohereze mwese mugende mubishake mubinyoherereze kugira ngo nibura abantu bagende babona icyo ngewe ndimo narwana na ideology ya Jihad. Ntabwo njye ndimo narwana na Jihad nk'umutinganyi ngo azagenda atingane umva Dumba azagenda atingane niba ashaka bamutinge no mu matwi. Jihad kumugira inama nka jewe Dumba ureba kure agomba kuzajya abara amagambo cyane. Urakoze kubera ubu ngubu urimo urafata amagambo atabaze. Urakoze cyane nureba hano no tutangiye kugenda turimo turagendana sasa apo tunaendana nukuvuga ngo ayo magambo y'urwango urumva sibyo ndimo ndavuga. Buretse gaso kubwira ayo magambo y'inzangano n'ingenga bitekerezo yagakwiye kubigumana kazana bipfana atabishyize hanze. Oya je urimo urabisubiza ahantu ndimo kubikura. Jihad hari amagambo atareka kubwire ibyo ngibyo by'ubutingani birakureba. Ari ibintu byinshi Jihad muri ubu butwiko bwacu amagambo uba ugomba kubara ugasubiza inyuma ukarekura rimwe irindi ukaryihorera urumva ugasanga rero we kenshi kubera abakeneye gutwika urumva ayo niyo magambo ahamagara abantu. Amagambo umuntu probably ashobora kuba atashaka no kurivuga ariko akavuga reka ndivuge riraza gukurura attention y'abantu. Urumva ariko bita muri ku mutima. So rero Jihad ameze nk'umuntu ayo magambo abashaka gutwicisha ari yuri muramufatiramo. Kango tere story rero sibyo? Dumba aya magambo ngiye gukubwira niyo y'ukuri sibyo? Uri kumva? Jihad wo afite ibintu by'ibigore bimukunda bijya bimwoshya. Uri kumva? Je ntabwo nakubwira Jihad niba mufunga wowe urungukiraye. Jihad se je ndimo ndavuga ngo bamufunge ko ndimo ndavuga ngo acike kuri ibyo bintu. Ago se bana mufunze nge hari amazi amvomera. Banyarwandakazi ingira ngo mwabyumvishe ibyagiye. Subiramo ko kantu. Hari amazi uzamvomera se. Ngira ngo mwabyumvishe. Rero banyarwandakazi amagambo yaje tuba turimo turitwikira nta birenze urumva nagira umuntu wanga Jihad ngo kubera je urumwe mu bantu buriya Dumba banagingukira ku kantu k'icyo gihe ibintu bamvuzeho ngira ngo urabyibuka byari bikomeye cyane. Ese byabyujemo bakuvuze wiki kandi wabyibukije igihe wansigaragaho uruhumwe bamvugaga ngo icyari ko bitari n'ibintu bizima ko bitari n'ibintu byino. Ndibuka ko nibwo bwa mbere namenye ko amazina yawe ari amakongomani. Ari naho hahereye uwo ngo kunyambura ubunyarwanda siko bimeze. Hase niba uri umukongomani kubera icyo utari fieri ariko Dumba ariko waruzi ko umuntu wakwambura ubunyarwanda ntaha batandukaniye no kukwica wowe. Neza kubera icyo amazina yawe ari amakongomani man. Dumba Gara habe wirengaho ngaho nawe umeze nka Godfather. None se kufite abana bitwa ba Kendra rye ni Inyarwanda. Oya bafite uko banyita umuntu ushaka kubireba azakire kurimo marebe. Tugiye gushyiraho momo ya Kasuku kugira ngo abantu barebe amazina ya Kasuku nyakuri. Yewe umva se Dumba nta bintu byanye nyamfekinga nta bintu byanje ibintu byanye byose biri hazarani birahabona. Tugiye gushyiraho momo ya Kasuku kugira ngo umuntu arebe amazina ya Kasuku nyayo arebe niba ari amakongomani cyangwa barimo baramwambura ubunyarwanda nk'uko arimo aravuga. Narashyiraho nimero ya Jess Kwiza wa Mipango ndashaka ko mumenya ko buri munyarwanda uri muri Canada around Montreal area waburi
hepfo za Shikutimi, waba uri za Quebec City, waba za Drummondville, zaba uri za Longueuil. Akabari ka mbere ugomba kujyamo k'abanyarwanda kitwa Plus 250 kari ahantu hitwa Longueuil, ni 888 Rue Saint-Laurent West, Longueuil, Quebec. Iyo niyo full address. mbabaruzane Brian. Brian arari hano? Nguri arimo aravuga kuko Brian arabizi nyine, nawe arabizi ko umuhungu yakoze amakosa. Dore ngo Brian arimo ngo muri comment. Brian yakoze iribaga ngiye mva nkubwira ikintu kinzamuye hano mumpereze umunota umwe mvuga ngiye itemanuka nje kwiryamira. Mana yanjye ibi bintu aba bantu biha ariko ngiye mfite ikibazo, reka buretse gato mbere kubabaza ikibazo cyanjye, reka mbanze mvugane n'abo bantu bari muri comment. Iyo murimo murabwira umuntu ngo nibamubage, we ntabwo utekereza ko nawe ugiye kimwe bazakubaga. Uzi ko aba bantu bagushyiraho pressure ngo baga umuntu n'ubwo waba uri kumuvugira ukumvugira none ugahita usanga direct dere ejo bundi nuko bazajyeho Brian, noneho Miki ariho, uri kumva? Noneho Brian yarimo aravugira Miki, nkabona ko public muri comment ikomeje kumwibutsa ati baga. Brian yahise ahindura imvugo. Yahise ahindura imvugo aramubaga. Mita profit yumva oya kasunge nukambeshere nago nkunda kubagara erega manu ubu ngubu ikigezweho nama mita profit ngiye mva nkubwira ikintu kinzamuye hano mana Kasuku ndamukunda Jay n'umwana kare twe turi kubivuga nabatesha ndi kubabwira mani rero Jay nyine wenda nk'iyo umuntu atamuzi umuntu nyine nabo yamushotoye kandi koko nanjye pe iyo umuntu anshotoye nanjye kabisa ntago naceceka kuko ntago urabona iyo umuntu ari kugutuka wenyine akakuvuga wenyine ugaceceka. Hari nubwo abantu bamwe bagira ngo ibyo bintu n'ukuri ko ari abantu bizerera muri social media kumva yuko ibyo bintu bari kuvuga ku muntu nibyo. Kare nandikiye Dumba ndamwandikira nti du wambabariye umuntu witwa Jay na Jihad tukareba uburyo bakiyunga. Dumba nsubiza ikintu kimwe ati se Jihad arabishaka. Numva ntekereje kabiri nanone kuko hari igihe nyine utabajije umuntu sibyo, ariko ngiye mumbabare pe suko bavangira nta nubwo ari ukubyivangamo. Ngiye majije kumva ibi bintu nkumva Jihad nkumva Jay, uri kumva buri mwe wese nyine usibye kuba umwe yatera undi umujinya nundi agatera undi umujinya bose nyine bagahita barakara agahita haziramo n'ibindi bintu byinshi. Urumva hari abantu babaza inkuru y'umuntu umwe wenda agahita akavuga ati runaka ndamuzi wabo byari bimeze gutya, nundi ati nanjye ngo nafashije muri umuna nimba ari muri umuna wa Jay uriya Jihad ajya avuga ngo ni bafashije muri covid ni muri umuna wa Kasukura nibyo ari byose ubwo nuko bimeze uri kumva. Ariko noneho reka nkubwize ukuri twese turi abashuti pe sibyo nyine, ariko natwe ntitukazajye tuza ngo twumve yuko nyine kubaga n'ubundi tuzabaga nk'uko natwe bazatubaga, natwe tuzajya twibeta tubaga kuko natwe baratubaga bakatubaga, ariko rero babaga iyo bigeze kuri twebwe babaga bihanukiriye. Ariko noneho reka nkubwize ukuri nyine hari ibintu hari ahantu bumva nta ruhande nyine ugomba guhagararaho kuko abo bantu bose nyine muraziranye ni inshuti zawe kandi wenda urabazi. Gusa ngewe kuri kote ya Jay nuko nzi yuko nta mutima mubi, icyo cyo nagihagarara ijana kuri indi. Nuko nzi neza ko nta mutima mubi, nuko nyine buri muntu wese abarwana no kwirengera, buri muntu wese abarwana no kwivugira. Ntago umuntu ashobora kuzanga ntuke ambwire ngo ndi ikigoryi ngo ndi igiki ntange ngo ngume ncecetse ngo nigire Yesu kuko ntago ndi Yesu. Na Yesu Satani yaramubwiye ati simbuka handi buri umwana w'Imana. Yesu arareba aravuga ati mpasimbutse imbavu nkazisiga hatishwi, aricecekera ati ntago ibyo bintu nabikora. Uri kumva none ngewe mfite ikibazo kimwe pe sibyo ibi bintu ko n'ubundi bindi byose byagiye birangira. Yewe ntago ndavuga na Jihad kuri ibi ngibi bya Jay. Wenda Jihad nawe ukuntu muzi n'umuntu nawe ufunga umutwe utapfa kubwira ati yunge n'umuntu niki, uri kumva kandi wenda ndabizi ko nawe arangaha. Gusa ngewe nyine nubwo mba mugomba kuvuga ikindi kanyanga unkunda kankunda Jay sibyo yaba ari Jihad mvuze ibyo yumva atishimiye akanyanga fine, mvuze ibyo wumva utishimiye ukanyanga fine. Ariko ngiye nuko nzi mwebwe ndabazi icyo nzi cyo muri mwebwe babiri Jay uwo nzi yuko afite umutima woroshye nyine kandi udakunda gukaza ibintu ni wowe nkurikije nko yarinze na Jihad ni wowe ariko Brian urabyemera neza ko Jihad mu mvugo ze hari imvugo ajya avuga muri societe tutagakwiye kuba twakoresha, urabyemera? Nyine
none reka njye nkubwire nk'uko nawe nk'ubu ngubu mu kanya nari ndimo ndumva ikiganiro sinzi umuntu uri gukora ikiganiro ari kuvuga ati kuki buri gihe umuntu wese ushwanye na Jay ahita azanamo ibintu by'amacakubiri ahita azanamo ibintu by'amacakubiri ahita azanamo ibintu by'amacakubiri na Jihad nawe buri muntu wese hano afite ukuntu aza umujinya ukamukoresha akavuga imvugo idakwiye njye ndaguhereza urugero uretse gato nkubwire ndaguhereza urugero rw'abantu navuzeho kandi ibyo bintu bikagenda bibagaragaraho pe ndetse n'ahantu bari magingo aya ngaya bashobora kuba batari kumwe natwe fata umuntu bita Nkundineza Jean Paul mureke mvana Nkundineza Jean Paul ubu ibyo yankoreye nkure Jean Paul mu bwonko umva njyewe sinjya nifuriza umuntu gereza Imana izanambare ko gereza sinziza ariko umuntu witwa Nkundineza Jean Paul yarakabije nanjye rega yigeze kutwiha aradutuka aragenda no nazana amazina ngo y'ababyeyi banje ntanazi uwo mubyeyi ntanazi nge nta papa ngira aragenda avuga ko mfite ngo papa niba ngo papa wanjye abahe ndamureba Nkundineza ndamuyoberwa nibyo nyine nkubwira nawe ntaranavugana nawe nibyo nkubwira nyine Nkundineza Jean Paul ibyo namuvuzeho kandi byamugaragayeho ahari ntago ari kumwe natwe umuntu bita Fata ku mavuta nawe namuvuzeho ariko we sinigeze muvugaho kuri ibyo bintu ntago nari mbizi ko we ntago yajyaga akunda kubigaragaza mu bantu twagiye gutungurwa n'igihe yagiye kubivuga bitangira ubwoba kandi uwo Fata ku mavuta yanagendanye na Jihad ibyo Jihad rero avuga uribuka ariko buriya na Jihad si umwana ngereka nkubwiza ukuri uribuka muri kuri live ntabwo duhura cyane nibyo nabwiye Dumba nta nubwo nje hano kumuvugira nibyo nabwiye Dumba wese udakunda ibintu byo kwiyunga umuntu wese udakunda amahoro ngewe rwose nta kintu najya kumuvugiraho nta numwe ngewe nje hano kuvugira ariko noneho reka turebe sibyo kumva nyine mani dufite ibintu byinshi twakabaye turi kuvugaho je uba ufite ibigarasha bikuri bubi ugomba kwihanangiriza umunsi ku wundi sibyo ntago umwanya wawe munini wawufata uri kurwana n'ibigarasha bikuri ku mutwe uri kumva noneho ngaruke kandi no muri social media abantu baba influencer none gumutera bahanga nyine nta kintu ibyo bintu biba biri kugira buri wese nyine abagomba gufata uruhande kandi rufitiye nyine n'abandi akamaro rufitiye abandi bantu Brian mwumva bari Brian ashobora kurira oya ntaribi twese iyo turanga ku mbuga buri wese avuga ngo baga ntari ariko tujye twirengagiza ibyabaga turebe noneho ibi bintu tugiye kubagamo ni ibiki ni ibiki koko Jihad yego pe arahari nawe afite amakosa yiwe pe sinzi yuko nanamuhamagaye nkamubwira ngo ngwino kuri live buri wese avuga ikibazo afite yanazi sinkubeshye wenda Dumba we yabigerageza akareba ariko Brian uribuka rimwe mwigeze kuberamo muri murambaga noneho ndabyibuka Jihad no muri account yawe Jihad agahita avuga ngo njya mbuza umutekano amahoro n'amahwemo ngo umubyeyi bita Ingabire Victoire ibyo bintu urabyibuka reka rero nkubwire je ndabyibuka ndibuka ko umunsi umwe tujya kuganira na Afande Kabarebe sibyo ibyo n'ibibazo bya Ingabire Victoire twagiye tubimubazaho sibyo agenda dusubiza kandi icyo kibazo cyagiye kibazwa n'abantu benshi uri kumva tumubwira ati se niba umuntu mumubererekera akaba ari mu gihugu akavuga wenda ibyo yishakiye se simbizi byo mama mubiteganyaho iki ati ibyo bintu turabireka ariko hari umurongo ntarengwa kuba umuntu tumwihorera si uko tutabibona si uko n'urubyiruko tutaba tubizi neza yuko wenda rugenda rukahapfira uri kumva bitewe wenda no kumva icyo kintu uwo muntu avuga wanijije atari uri kumva ariko hari umurongo uwo nitesha wagize umukozi oya ntago ari tesha uri kumva ibyo bintu ndabyibuka pe ariko se je none se nawe dukora live ibyo bagiye bagushinja byari ukuri ibyo bagiye banshinja bivuga ngo iki ntago ibyo bagiye bagushinja ngo mbere ngo Jay ngo yakoranaga ngo n'ibigarasha ngo nyuma sinzi uko byagenze nyine buri muntu hano ku mbuga nkora wisakashari buri muntu wese araza akavuga ibyo ashaka twese ubu se wa mugore wa Dani nanone yaraje arantuka aravuga ngo turi abagome ngo twirirwa ngo na Godfather ngo nabadumba ngo tumuvugaho ngo nubundi ngo genocide ibaye ngarabibona ngo icyo twari gukora ambwira amagambo bafite chat ze ariko ndamureba mbona nawe siwe aruhijwe n'ubuzima mbona nyine nawe ibintu arimo ntacyo bigezaho nubundi ibyo mamaje kuvuga birabaye uwumva aba yarumvishije kandi uwakomye undi twese tuba tumubona
erega tuba tumubona nubwo tuba buri wese aba yacecetse ntabwo yavuga ngo uyu nguyu ariko biba bigaragara kuko buri muntu hano wese ari wowe uravuga pe ariko se kuki bitarangira kuki wowe noneho Jay ikintu kimbabaza ni uko uba ufite ibintu bikuri ku mutwe ugomba kurwana nabyo urabizi pe urabizi ugomba kurwana nabyo kandi none ibyo bintu uri kurwana nabyo ari nabyo bifitiye inyungu nini urubyiruko bifitiye n'akamaro u Rwanda kuko hariho nka ba Jay nka batanu baza bose bagatuka mani ibyo bigarasha bikavuga n'abandi nabo bakavuga mani byaba ari byiza kabisa byaba birenze ariko abantu bose bagira ubwoba umwe akavuga ati ntiteranya nta wamenye ejo nta wamenya ngo bimeze gutya sibyo ntago wava muri urwo rugamba rero wongera ugaruke ngo uri mu rugamba rwa social media ngo rwa Jihad umuntu yakaba yari kuri live ari kwibagira ibindi bintu hano biba byuzuye abantu babishyize ku karubanda ariko kiragera kirakwitambika kikagukura mu murongo kubera iki se wowe ugomba kuwuva mbasha mwana yaza mu gitondo akavuga ngo bari bagiye gufasha ngo maze ngo basanga ngo bafashije ngo umwana wo mu rugo umwana biriya urabizi uburyo nihiringa mbarya amahene mbagira gute n'ibiki byose mu rugo nta muntu waburara mwana ariko iyo yabivuze none byo ese ko niko kakubabaje oya ari ukuntu cyo kikasubiramo kikavuza nk'imyaka 3 ngo cyaragiye ngo cyara ariko ndakubwira ukuri ati ngiye nabeshye ko kandi ariko ni inkuru bampaye ifose narabeshye ngo Bulldog yagiye gufata pate jaune ku murenge hahagaritse kongera kukuvugaho ibi bintu we ni wabihagarika byari umutinganyi ibyo by'umutinganyi byo ni ibyanjye ntukanjyane mu matiko yawe ariko buriya wabatinganye urabanga nawe ya ntabwo nkunda abatinganyi muri rusange simbakunda muri rusange ngewe sinkunda bage mbisubiyemo ntabwo nkunda abatinganyi erega reka nkwereke Brian we ntabwo ari umutinganyi n'umurezi bien Dumba ntabwo ngewe narabatijwe ntabwo nshaka kuzongera kuzana ngo nguhekeshe cyangwa mugushyire ku bwonko ndakwiyamye Brian waranyemereye sibyo oya mbanza wumve Dumba winyobya nagusabye service kandi ngize amahirwe mbasanze kuri live wambabariye ko nzi yuko ngewe nawe na Je none ikintu kimbabaza nukuntu ngewe nawe na Je ari twe abantu bambere tujya dufatiye mbere kunga abantu nago nibaza ukuntu rero hagatanga umuntu umwe ari we none ari we watugirana ikibazo mana Je wambabariye ko ibintu hamagara Jihad hano tubirangirize hano Jihad w'umutinganya agomba kugenda akabwira societe ati ngewe ntago nzojya gukoresha hate speech ntago nzojya gukoresha hate speech ngombwa Jay watambikiriye nago kiri ku murongo sha Je ntangiye kubona ko utangiye kutuvamo nge na Dumba wapi none nangiye kubona kuri gusubira inyuma yawe yandeka umva muhamagare Jihad aze hano bagende gukora speech sagende nako agende gukora interview avuga ibiki nibyo nta bimaze iki avuga ati ngewe rwose speech Brian yayikoze yago kamwima imbabazi ibyo ntacyo bimaze urumva hamagara Jihad yarangiza mwihorere ati imvugo zirimo urwango ngenda ziretse yewe ariko yago nzajya kumureba ibugandere final umunsi umwe muzambanana na yago kandi yago n'umwana mwiza nawe ntago ari umwana mubi ngiye kandi ntago ari umwana mubi Imana reka nkubwize ukuri twese nta muntu hano w'umwana mubi ahubwo umuntu arabyuka akagusaza nawe rero kandi hano kuri social media umuntu azaza avuga ngo runaka akora iki nutaza ngo wisobanure hari abantu bavuga ngo ntabwo ugiye kwisobanura kuki se umuntu atagomba kwisobanura kandi abona ko biri ngombwa kwisobanura agomba kwisobanura nyine uri kumva ariko Je ntabwo rwose ibi bintu mana yanjye rwose Jihad mbabariye ntiyakongera kubivugaho nawe ukikomereza ibyawe Imana noneho Buriya ndakumva nagiye kubona mbona noneho hatangiye kuzamo n'abantu b'ibigoryi ubundi umuntu wo kubyuka mu gitondo nkajya gukora ikiganiro kuri Piyonika koko nicyo kintu kiba kiri kumbabaza rero Je nicyo kintu cyonyine kiba kiri kumbabaza nyine ibaze we gute wifata ugakora ako Je mana we gute wifata ugakora ikiganiro nyine ukicara ukavuga nko kuri uwo muntu koko ntago umva nta nubwo sinzi ko nanabitekereza bano baniga rero ntago ari abana be nka Piyonika nawe ntago nge sinari muzi neza ariko nagiye gukurikirana ikiganiro yarimo akorana na
na Claude Pastor Claude mani nawe nukuri urimo urumva mu magambo ye nta mutima mubi nta rundi rwango ahubwo twese nuko tuba twasajijwe n'ibintu nyine urabona abantu baradusaza umuntu araza akavuga ikintu undi akaza ati baga undi akakubaga undi yaza nawe ati nawe baga yankoze ikindi kiganiro ntabwo ari kibi turabona oya wivuga ngo bari barimo baraganira Pastor Claude ari kumaza atari ko se ko mwese muri aba influencer muri gupfa kuki mutumvikana Pion kana wari kumubwira ati kuki Jay umuntu wese bashwanye ahita bijyana mu macakubiri kuki buri gihe ahita bijyana mu macakubiri nuko yamusubizaga ariko ngewe man ibyo bya Pion kasina namuze simbishaka nibye nta nubwo mbizi ariko wa mugane kubera icyo umuntu mushwanye wese wituzana iyo turufu inde wowe erega none so wavuga ibyo bintu udafite proof buri ikibazo nuko wavuga ibintu udafitiye proof erega Dumba reka nkubwira ikindi kintu tujya twirengagiza niba umubyeyi wa runaka yarakoze ikintu kibi mu by'ukuri nge ntago nzabiryozwa sibyo indi byara mweru na muhima nago icyaha cya runaka nge kigomba kuza ukabyuka mu gitondo se ukavuga ngo nanuza ni umubyeyi Ingabire Victoire oya Victoire wenda mubujije urakoze cyane yabivuze se rero niyo mpamvu abantu mugomba gukora ibintu mwitwararika kubera ibintu none se ngiye mfite ikibazo mane rega rige n'umuntu avugana umujinya n'ijambo ugasanga arikoresheje kubw'umujinya nyamaze atari ijambo ahubwo ikintu kimwe nshobora kureba nonaha nshobora guha agaciro ese byakunda yuko live yaba iriho Jay iriho na Jihad ibyo bintu bikavuga birarangira tukareba ninde ubyanze ninde wafunze umutwe ufite telefone ebyiri uhamagara Jihad nta yindi phone mfite ndi gukoresha iyi ngiyi na muntu uri aho ngaho Tesha we Kacyiru yatashye Tesha ngo yamaze kurya pate jaune ahita yigendera ese Brian atanga pate jaune bafite pate jaune mu rugo aha bisigaye byaragoranye wa muntu kurya i Kigali ni rimwe wizanye ibya kabiri cyagorana Bera gutega iminsi bari baravuga ati wowe na Tesha muzapfa amafaranga ndakwinyiza uzajya umuha amafaranga akwiriye nge ntago narinda gupfa n'umunyarwanda amafaranga ndinda gupfa nawe amafaranga se kubera iki ko buri muntu hano afite uburenganzira bwo gukora YouTube channel Brian zene yankoze sha ikindi kandi abantu baba birengagiza ntago bazi uburyo nahuyemo na Tesha ntago bazi ubucuti mfitanye na Tesha ku buryo bajya kudutega iminsi Brian zene yankoze sha imihanda barimo barayibatega pe oya biyidutega kuko bayidutega batayidutega ntago bindeba sibyo ntago bindeba as long as ndi gukorera amafaranga yanjye kandi ntago nge ntunzwe na YouTube channel nyine iyo nyiciye urwaho ndayimenika yampa ariko nkajya no gukora n'utundi turimo tw'amaboko tumpesha ubuzima YouTube channel nyimazeho amezi 2 ntago rero mbere y'ayo mezi 2 se ntago nari mbayeho ntago nari meze neza nkora meze ubu ngubu ahubwo se nge niryari nzigera nemera ko mfite amafaranga kirazira ngewe mfite amatsiko yo kumenya cyakoze reka nkubwize ukuri sha ngewe nanjye mafite umwanzuro wanjye nafashe mu mutwe wanjye ku bantu bagiye batandukanye ariko ngewe ndakuzi nzi nyine ikintu cyakura akazi ukavuga ngo ndarakaye ndazibukiriye na Jay mba numva nzi ikintu yavuga ngo kirazibukire kuko mwebwe muzi gukoresha imbuga nkoranyambaga nta mutima mubi nyine ntago muvuga ijambo nyine riza nyine umuntu erega reka nkubwire ibi bintu tuvuga n'umuntu arabyumva akumva ukuntu wabivuze akareba uburakari wabivuganya akareba agacengera mu mutima akareba mu muri wowe ikintu kiri kugurumanamo cyajye cyari cyarakaye sibyo uri kumva ikintu kindi kirimo indani ku buryo nyine kiramutse gipasutse kikajya hanze cyahitana abantu benshi cyane uri kumva abantu rero barabikurikirana nizo mvugo rero uwo mutinganya avugamo nawe rero nugakomeretsa umuntu umwita umutinganyi yaragutinze yatinze uwo murumuna wawe ari umuntu wo mu muryango wawe yatinze umwita umutinganyi ushingiye kuki none se buriya tuvugisha ukuri sibyo hari bagiye baguca mu maguru ari umugabo n'umwe wigeze wumva avuga ngo gacibwe moroho gacibwe imbavu gacibwe rubigacibwe Rwanda turakwita umutinganyi niba wanze abagabo rero turakwita umutinganyi ndabiyamye mani mwamaze ariko ubundi mushaka mujye mubinyita ibyo ngibyo biratuma ndara ntariye biratuma ndara ntanyweye warumva umuntu w'umugabo uza akavuga ngo apo nyonyo ngapo giginga nyine Brian
ibaze nk'umugabo wawe rwose akigirira mu rugo umaze kumukuramo inkweto agahita atangira akajya kuvuga ngo apo nyonyo. oya dumba nawe niba ari ibyo ngibyo dumba wowe bakwita umutinganyi gake nkubaze njye se hari ikibazo? nuko rero wasanga nawe nta kibazo ibyo ntago wajya kubirebaho erega ntabwo turi ku kibazo cy'ubutinganyi ahubwo njye nifitiye ikibazo iyi live kuki idashobora kujoyiningaho jihadi ibi bintu bivugwa binarangire yaje jihadi njye niwe nshaka n'ubundi. ngwapo nyonyo ngwapo uyu nguyu azirirwa mu bigarasa yirirwa bimumena umutwe Jihadi, agaruka ajye mu ntambara zashashe guys call jihad, muhamagare jihad. ntabwo ndimo nasoma comment cyangwa abahungu banjye bambwira abahungu ngiye kuva hano nyine garuka. Wowe murabona comment Brian? ariko se dumva nkubwire dore Jay agiye guhita agaruka wamba bari guhamagara Jihad akaza kuri no live ibi bintu bikavuga bikarangira nitwongere kumva ikibazo cya Jay n'ikibazo cya Jihad wamba bariye ko kumana aba bantu bose nabe influencer buri wese n'umwe influencer ku giti cye afite icyagaburira rubyiruko akunda Jay baramukurikira na Jihad baramukurikira buri wese akurikira nyine bitewe n'icyo umuntu ari kugemurira abantu sibyo man ibi bintu twabivuganyeho karenge nawe twenyine nabwo urambaza sibyo Jay urabibona yuko nta mutima mubi nta nubwo abayanga kumvikana sibyo kuki tutagerageza na Jihad ngo turebe uri kumva basi byibuza man birangire n'ukuri kw'Imana birangire dusigarane ibindi bibazo ariko bitarimo Jay bitarimo na Jihad sibyo Jihad ni muhamagara nkatira nagukatira ntari buze uvuge ko agukatiye ubwo nyine turamenya ko agukatiye ubwo tunabireke ubwo ntari buri muntu abantu hano 733 ni benshi nabo bara hano ndabizi ko barimo abantu bari kuri coding bazagenda babyaploding bavuge ati runaka yanze kwiyunga na runaka ntari tumenye ko nyine kwiyunga ntago hari sawa reka manze nshireho je ni nanjye ngende guhamagara Jihad hari iyo uvuye hari we wa hostinze ntago bita bigira se birava jeze ngwapo nyonyo ngwapo jiji ubu se comment iri kuzireba ubu ndimo nazireba noneho ariko ikintu abantu badashaka ni kimwe nabibonye mani je we byirenga umva nkubwire shu nta byadanje iby'ubutinganyi ntago ari byo bituraje ishinga ariko Brian buri muntu agira igihe cye sha buri muntu agira igeno rye oya ntago naje nkabibabwira ntago nabibabwiye ngo buri muntu wese hano sha umva bazajya babaga umuntu abantu bagira ngo babo baza ariko buri muntu agira umunsi ngewe mwigeze kumbaga amasaha 12 noneho ahantu narindi uri kumva narihereraga nkarira nkongera nkabaza abantu ati baracyari live ngo yibariyo ariko ngewe nyuma narigaruye niyizira kuri live yawe ndavuga byari bigenze bite yarambwe ngo ngene mpamagare Jihad urumva naringiye guhamagara Jihad ubwo Jihad ngira ngo arimo aratureba ariko yanze kuza anyway since okay niba atararimo aratureba ariko namuhamagaye ntabwo afashe telefoni niba yarimo aratureba buriya n'abantu bamubwiye ati badumba bari kuri ntuza barimo barabareba mo barakobaga Jihad namuhamagaye ntabwo yitabye urimo urongorera nde Brian ndi kwikiriza ngo yigo Brian ayushuwa uzambomoza mani mbabarira nzakubomoza singiye kuza aho ngaho nzakubomoza njye okay Brian nzagukorera ibintu utigeze ubona nzagukorera ibintu utari bwabone sheri nese mani Jihad nagakwitabye byari ntabwo nyitabye kigereho wavuze ngo ndakimena bro none se ubundi wowe Jay ibintu wagiye kuvuga ngo ntuza ko numvisha bihakana wewe uba warabikuye ko nawe ujya uvuga ibintu nkabibirwana wabivanye ibiki ngo Pionika ngo yazanye umwana w'imyaka 6 ngo yo kuvuga ngo yaryamanye nawe kandi Pionika ko yabihakanye ngo ibyo bintu ntago arabikora ako mwana barabahungu ntago bazi ndagaswe
none uwo piyonika yajyaga nazana ku kazi urukumva akaza ashaka nkamushakira ukuntu bamuha ibiryo nyine nk'ibikoko byasigaye nyine ibintu by'ibiryo byasigaye ariko ibisagura tongeye ko indwara byasi ariko shakuma uko zamani ikintu nzi Jay yatanga ibiryo pe man umuntu wagiye kwa Jay ntarye shaje izo ngurube se ninde wazirya nyine ni mwebwe mwazirya b'abakafiri oya ntago ari ingurube bro Jay yazana ihene cyangwa akazana kandi none aranakubaza ngo ushaka niba ugiye kujyayo ushaka icyo akajya kukizana namwe nimukazajya musebya umuntu nta n'umunsi n'umwe njye nigeze niba n'izo ngurube azirya ubwo azirya yazitatuye umwe nta n'umunsi n'umwe nigeze njya kwa Jay nsanga ngo bari kurya ingurube rero nababwiye ngo iyo umuntu yarakaye araza akavuga ibintu nyine nk'ubu nk'uwo mwana w'imyaka 6 wamuvanye he wamutekereje ute bro abo bakobwa barabikoze mwana umva ino video hano uretse ngo play ngire wumve turimo turaganira mu bintu turi mu mwaka w'ibihumbi 2024 umwaka w'ibihumbi 2023 wakugendekeye gute wangendekeye naho ko gasuku nayo ndashaka amafaranga yanjye turashize ugeze no kwa gasuku se yiteguye kuza kubarabura we mana we uzi kandi mideni we mama burenyine gasuku uyabaye umunyamakuru wa kangahe mbikurezeho byagenze bite kwa gasuku se ndashaka amafaranga yanjye namwishyuriye ndarongora yangira imba nk'iyo njajwi bivuga ngo yarakwishyuriye ariko mana nyine abantu ariko buriya reba ibintu bano bahungu bajya bankorera wasi Aisha uyu se yitwa Aisha namenyera n'amakuru y'aba bakobwa reka njye nyakubwira ntabwo wabonye ubushize bigeze kuzana umwana w'umukobwa ngo w'umumama ni n'umumama mani araza aravuga ukuntu ngo yaje muri anniversaire ya Tesha bwari bwo bwa mbere tumubonye ngo tumufata ku ngufu uri kumva haciye iminsi mbona yongeye gusubira ikiganiro timumbabarire ni umunyamakuru wambwiye ngo ni pranka ibi bintu aba banyamakuru bagenda bakazana abana bakaza bakabwanuka nibyo rero wapiyonika bankoreye bro nibyo kintu bankoreye ngiye bura mu buzima bwanjye Brian sibyo ndi umwe mu bantu ikintu kijyanye n'imibonano mpuzabitsina ndi umwe mu bantu bayigengeseraho pe urumva erega nuko utayigengesera uri umugabo ufite n'uburenganzira bwo nese nkongo uri kuvuga ngo yarakurihiye none se niba yarakurihiye ari kwishyuza iki ni ideni yaraguhaye nyine hari ibintu no uburyo yigengeseramo ndi umuntu utagura ni impamo ya Mungu kagahungu kawe ka Patrick karahari katubwira neza Patrick andika muri comment ni gutara utigeze ubona boss wawe arimo aragura ariko se reka ngubaze Dumba kugura ni ikibazo ku muntu w'umugabo urumva kugura ari ibintu bitangaje n'abagabo b'ibikomerezwa bya daje baragura nkaswe oya aho bagiye ikibazo bafite nago muri kucyumva gute ugomba kuzana ubuntu ukabyemera urabizi kajya kubwira imbaga y'abanyarwanda urabizi kajya kubwira abanyarwanda barenga igihumbi 5,000 5,000 ukayicaza umuntu akaza gusebya umuntu bikumarira iki yego pereka mbyemere kandi views ukeneye ariko se kuki wowe uyu munsi ukugarukiye wumva ubabaye ukibagirwa ububabare mugenzi wawe yagize nawe uri kumwanika bigezaho nibyo byongo ngo ni piyonika nawe piyonika mugiriye imbabazi mugiriye impuhwe ariko Brian nawe ikintu ngukundira ntabwo beef zawe zitinda uba wagerageje kuzigira nubwo dushobora gukora beef ubu ngubu tukongera tugasoramo nyuma y'amezi 6 ariko iya mbere tuba twarayirangije oya mani ibintu biba bigomba kurangira rega ikibazo Dumba uko bwije nuko buketo dufite ibintu byinshi byo kurwana nabyo ngewe kandi ngwiza ukuri burantureba Dumba dufite ibintu byinshi byo kurwana nabyo bro Dumba burantura nk'akara kagegera ngo ni ka piyonika he has to feel my pain. He has to. Yanga bikunda is gonna take a lot. None se kubera icyo ugomba kumva yuko nawe agomba kumva ubwo buribwe kuki wowe ugomba kumushyira mu buribwe ariko se we kuki utabyihorera erega nabo bona ibyo bintu ariko Brian reka hano mvugire Kasuku reka mvugire Kasuku kandi abantu muzajye munyumva sometimes njyewe mvugiye Kasuku urumva Brian Kasuku ari mu bantu batangiye ibintu bibi byo kubloginga atangira n'ibintu byo kuvuga n'ibintu byo gusebya abahanzi no kuki natwe yaradusebeje n'iki byose ari content ye ni n'umuntu uzi kubikora nukuvuga ko abandi bantu baraza bagafata Kasuku bagashaka guhangana nawe
kandi we aricyo kintu ariko yibrandinze atabikoresha n'umutima mubi kumujya uvuga ati Kasuku nta mutima mubi agira cyane rwose urumva wowe ugasanga uwundi muntu aje guhangana na Kasuku abishyizemo umutima mubi abishyizemo umutima mubi. noneho ubwana bw'i Kigali hari ukuntu kaza Dumba kakajya kavuga ngo bro ugiye ngo ufite amakuru bro ugiye ngo ufite amakuru bro ngo none se ngo nkubwire ngo amakuru ngo y'ukuntu ngo wagiye ngahantu ngo bro umuntu akamera nk'aho ari injajwa nyine injajwa ngo ye gushyira hanze nk'ibintu gusa koko urumva rero none ikintu kimbabaza ni ukuntu izi content abantu bihaye ngo zo gusebyanya hari igihe kigera umuntu ukabura ibyo umusebyaho buraraburije waba ufite icyo umusebya akaba ari bwo ubona inyungu za YouTube kandi bro nabonye YouTube uyikoresheje neza bro niba hari ikintu cya mbere nabonye kirimo amafaranga y'umurenge YouTube iratwika kabisa pe sibyo rero ntabwo nibaza ukuntu abantu bumva yuko nyine ngo amatiku ku wa mbere amatiku ku wa kabiri amatiku ku wa gatatu ibyo se bizabageza kuki none se Bria abo bana nta bundi bwenge bafite bwo kuba bw'ibindi bintu bakora sibyo mani reka nkubwize ukuri ngereka nkubwize ukuri n'aba content creator bari hano reka mbabwize ukuri mani content zirahari nubwo wabyuka mu gitondo ukajya gusura ibirwa byose ni content kandi abanyarwanda babireba nubwo wabyuka ukajya gusura Nyabugogo iyo ni content abantu babiri nese twebwe dukora izihe content Dumba abantu ntabwo bazireba ibintu tujya mu bamotari tukajya mu banyonzi tukajya mu byo kurya tukajya abakozi bo mu rugo tukajya kubari ba nyirabuja ibyo byose ntabwo babireba mani ntabwo babireba barabireba sibyo ahubwo ngiye ntabwo nibaza kubyuka ngo ese ubundi reka nkubaze Kasuku yajanga yibrandinga nka Kasuku kuki mutaza ngo muhangane nawe mumuvuge nka Kasuku mugashaka kujya kuzanamo abandi bantu babererekeye kuri Kasuku ngabo yasambanyije ngabo yagize gute iyo umuntu agiye gusambara aratumira akamanika akaguru mumureba ibyo hoya ibyo birashira none se ubungubu adahari no muzavuga ko yasambanyije abari gusambanyiriza Mongolia muzababwirwa niki iyo content muzayibura sibyo ntabwo ngiye nibaza ko none ibi bintu mwihaye ngo byo kuzana ngo gufata umuntu ngaramwishyuye ngo ngwinuba ubu bwana rero ngewe ariko sinzi ikintu kiba muri hiti kabisa ngewe nago ndakivumbura neza kabisa kumva gusa ngo wicaye kuri kamera ngo uje kuvuga ubusa ngo uje kuvuga ngo kuri runaka ngo namuguriye ngo igiki ngo naramwishyuriye ngajya ngo gushaka umupuri ngo ibyo bintu urabivuga kangahe wa mwana we hari igihe uzashaka kwibrandinga mu bindi bintu kandi icyo wamenyereje abanyarwanda uhame hamwe n'icyo ugomba kuba iyo ushatse kuzanamo ibindi bintu byiza warabamenyereje ibintu bibi ntabyo bareba cyane ntabyo bareba hamwe ubahereze ibyo wiyemeje icyo gihe rero ntuzasanga bano baniga bose baguma nyine ari utugegera nta kintu babona utwo dufaranga usanga batugabana ari nk'abantu YouTube ngifite ngo ababosi babiri ugasanga wowe uyikorera uwa gatatu uwo mushahara kugira ngo uzakugereho na boss yariye na nyiri YouTube yariye ya wahala none se wowe urajya kwishinga Kasuku ngo yavuze Bruce Melody aho bongera bakavuganira ntuhazi ntuzi wenda niba abana bipanze ngo babivugeho urajya wishinga inyo yundi yawe ikarangara bro wowe urajya kwishinga ngo Dumba ngo yavuze ngo kuri ibi ngo Brian yavuze kuri ibi ngo nawe uzugende ngo nanjye rero ngo genge ngo ndaje ngo reka ngo mbamanuke ngo reka ngo mbakatire nibyo urakatira umuntu ntimurasangira ntimurabonana ntimuranavugana ntunamuzi ntuzi niyataha usibye kumva ku makuru ariko ngo kubera yuko ngo runaka ngo bavuze ngo tumubage nawe ukajyaho ngo ukabaga uri kubaga ukagaruka nawe uvuga ngo nawe ngo mfite inkuru ngo reka mite ntera aho ngaho nk'ubu nta muntu n'umwe wemerewe kuvuga ko DJ Crash yaryamanye na Jose Chameleone uretse njyewe nanjye ubwo hari undi muntu rero uri bubyuka mu gitondo akavuga ati mfite inkuru ishyushye ati ndabizi neza ati ndabizi reka mbihagazeho ati kubera yuko babonye ko runaka ari Bugande ese ubundi njye mfite ikibazo abantu buriye indege bagiye Bugande ndahamya neza ntashidikanya ko iyo ugiye kuryamana n'umuntu byanga byakunda habaho rwihishwa habaho kubyumvikana muri babiri hataje wowe nyirabyo wabikorewe ukicara ukavuga ati ngewe runaka yansabye umupuri cyangwa se njye namusabye kabanda turagenda tujya gukora ibyo dukora iyo uje ukavuga iyo nkuru reka nkubaza uwihagazeho kabanda ni ibiki Bria kabanda ni sawa man nukuri kw'Imana sha ngewe nyine hari ibintu bibabaza umuntu ukabura icyo wabikoraho ariko man sha ngewe abantu bajye bareka kwigana none izi YouTube ngewe
ntago nzi uburyo YouTube wenda zishyuramo aba bantu kuko ngira ngo bishyura ngo kuri views, ariko ndibaza nimba ukorera ikindi hagati aho ngaho kinyamakuru. Briane, hagati aho ngaho ndimo natanga akazi ku bantu bose bafite content, aba content creator bose, umuntu wese ushaka akazi muze kuza Nyamirambo kuri office aho dukorera, ufite content yawe mu gitondo saa 3 za mu gitondo Nyamirambo aho dukorera kuri office, uzuzanye content yawe tuvugane, tunakore na trial, twabona ari ibintu biri sawa, akazi ni kontra ndimo ndasinyisha abantu. Nibaze kabisa n'abashaka filime rega ntago uba wabipostinze se abantu ntago erega reka nkubwire mane ntago akazi kabuze, ahubwo turabanebwe. Aba umuntu araza akakubwira ngo YouTube irimo amafaranga mane ngirimo ibiceri, ugahita witereka ugatereka telefone hariya ukabaga koko ukabagagura, wajya kureba ukabona views zabirebye ngo ni 12,000 ku munsi. Ubu se ko kuba wungutse ukiyambura ubumuntu, ukagenda ku muntu ukamwurira ukavuga ukuntu umuntu aragenda akajya ngo dumba agatema ibiti, ntazi iryo shyamba ntaramubona byikoreye, usibye kuba yabona yapostinze imodoka irimo ibyo biti, cyangwa se wakaza akabyivugira, ukaza ukamanuka dumba ukavuga ukuntu dumba umuzi, ukavuga ukuntu dumba kabisa. None dufite ukuntu aba bantu ubahereza umwanya kumwe nyine ngaho wicaye i Nyamirambo, baraje barariye umuntu akahita agira ngo mwabaye inshuti, twa dustori mwateraga aho ngaho akaba ari twafata akajya gukoramo ikiganiro. Bro sinzi ngewe ibi bintu bisigaye bituma nta muntu wakizera, nta muntu wapfa no kubwira umuntu, usigaye uvugana n'umuntu kuri telefone ukagira ngo ari kukurikodinga, n'uwari inshuti yawe ugatangira gutinyamo ukumva nta n'ikintu mbega ngewe ntago mbizi kabisa pe. nge niyo mpamvu ubu ngubu mvugana n'umuntu kuri telefone nkajya nigengesera. Ugasanga abantu wahaye akazi, ugasanga abantu batumye umuntu abamenya kubera wowe, ugasanga abo bantu nibo bari kukwiherera aho, ariko uri kwibaza icyo kintu. Man, nukuri kw'Imana ntago ngewe izo YouTube kereka niba zibishyura bitandukanye nuko abandi babishyura. Aho ubundi ikintu cyo nabonye ikijyanye na YouTube channel kabisa, man izi views harya ngo nugushaka views, ego wa mana uzi ko nabantu muzasanga ubwo bamaranye ngo views, ego wa views akaba batinga wajya kureba izo views, akaba batinganye nabo bafite views ishaka abaye batinganye se kandi Briane na Tesha tinganye ni nyoko mufite ikintu bita views ziteye ubwoba. Nukubera yuko twifitiye content man. Ereka none se reka nanjye reka nkubaze je, niba koko bavugaga amatika arinjiza ko tutavuga amatika uko twinjiza, ariko ngo muzafate Mbaje reka nkubwire impamvu Briane kera yari ameze nk'umutinganyi ubu ngo batakiriwe. Hari ukuntu Briane yagiye arangije kubyara sibyo, azana ikintu cy'ikida, noneho ndiheba ahita yiheba, arangije kwiheba aravuga ati rero ngiye kuguma ndyoherwa kubera Briane ni umuntu wo hejuru. Briane si umuntu winjiramo indani, Briane aryoherwa hejuru. Hano ni umuntu nyine ibintu byo kunyaza kwenda bikunda cyane, ariko man noneho ahita aravuga ati noneho n'uburyohe ndabona ibihungu biza no kunyanga n'iki aho kugira ngo mbigire gutya reka nigire umuntu umeze nk'iki. ngiye Briane buriya bwana buzajya buza bunkorere hejuru gutya bw'ubukobwa, ninkora ngenza aba nirangirije birabiri wane. ngiye Briane mbona nagasuri muramurira gake. Uyu Briane rero niba abakobwa baniha mu Cyongereza ndakureba nka kwibwira. Oya Briane ni yororo kutaranihisha, wategereje ukazanihisha ukazatanga ubuhamya warananihishije. Wait, you're coming, I'm here, I am waiting. Nanjye n'izina ry'Imana ndi mu nzira, I am waiting. Briane ni ese du uribuka Briane tumaza kuri kagahungu kavuga ko bakundanye, ano kazajya uvanga amasaka n'amasaka nimenda kubwira ko nzabona ukazana buriya burori. Oya bwarakiye mu gitondo mbona nako kakoze ikiganiro kasaba imbabazi. Kasaba imbabazi se kavuga ngo iki, ngo mbabarira ngo Briane ngo sijui nini nukazajya uzana ubwo buntu hano nawe ndakwinginze. karakara murwariye indege pe.
nzakahita nzarikodinga amajwi ya Brian arimo niha nzakohereze mu nyuma nkabwira ati ariko se ubu mwabuze umuntu muzamura ngo twibagire ariko iri baga riba muri komere kandi turi kukubaga gake gake turi kukubaga gake gake njyewe ntacyo bintu ngese yewe dushaka ndabumva kangahe ejo bundi Brian yagiye kucyogoshesha abantu muri mu Bubirigi ndabinginze ku itariki 14 duhuze we ndabingize duhuze ese buriya Brian oui mu Bubirigi zibayo za danje uzitonde reka mbabona bari abagabo bo mu Bubirigi byarabayobeye bakora amasaha 24 kuri 24 nta kabaraga baba bahungiye twabahumeka iyo baje muri vacances Brian uribuka cya gihe ushaka kumfasha ku ngufu wavuze ko nakugurishije kapote nk'igi cyo koza Dumba we ariko abantu muvuga ngo Dumba n'umutinganyi mubigwe ariko se ngereka mbabaza ariko Brian nawe arongera kugaruriyeho k'ibintu abantu bajya bavuga Brian ngo yangurishije kapoti Brian yahaye umukobwa wa mwana wamuteye toroma ariko Dumba wowe ugira ngo uri shyashya ko nawe uri dayimoni ubu uriya mwana ariko mana uri umutindi wa mwana kakana karapaga bari kuvuga ngo muco umbaye nkabona mutuye interview kari kuvuga utuntu nkavuga ariko mana ubu koko mana nk'uyu mwana Dumba ko kaba yaramufashe kuki yongera akamutereza isi akamujugunya isi kamwasamira bigeze hako bari kuvuga uri kumva bari kuvuga ngo mucoma ngo arimo aratambuka ahangaha ngo mwakihanganye mukamuzana mucoma nawe mwamuteye depression asigaye ahora ku ma YouTube channel yose mu gihugu ese asigaye aba hano mu Rwanda asigaye yirirwa agenda ajya kwisobanura ngo ntabwo ari umutinganyi ariko sha mucoma ariko mani Dumba nawe Jay mani reka ngize ukuri mwaba baniga ba mucoma mani bajye babubaha pe kuko intambara baba bahosha inbox z'abantu kuri bo mani ni izina ry'Imana babaye babimenya baca bugufi nka mucoma yanciye mu myanya y'intoki kubera Jay ndavuga nta kundi kaceceka wari ugiye gukora iki nari ngiye kubaga ariko mani ukuntu rwa Jay barwagiye mani ngo mubyihorere mani ngo mubireke ngo mumwihorere ngo nyine urabona ngo afite umuryango ngo ikinga ibintu Brian yaragiye gukorera mucoma yari kuzabyumva nari niyambuye ubushwambagana nari ngiye kwandikira pasiteri wanjye nkamugana pastor mbabarira iminota 30 yonyine yo kwisanga nahise mbitekereza ndaca mu gikari ndamubwira Brian nahise nca mu gikari ndamubwira nica inkoni zabo undebere rero ikintu kibi mumugiriye impuhwe ibyo birarangiye bro amaje kuzunguruka YouTube channel zose arimo arisobanura arimo arisobanura no ikibazo cya mucoma nawe ntajya amenya ko nta bwenge nabucyagira bro urumva ameze nka Faxman original Godomba iza wamuzanye se Faxman muri abagome turamukunda ubundi rero ngereka mbabwire mujye mumbabara murebe bano ba YouTube buri mumwe mumuha akanya hano mumupime neza nibwo muzajya mumenya umuntu oya Faxman ushatse namushyiraho ukamupime aka kanya wamuzanye Dumba turamukunda Faxman gitangaje reba nk'ubu muba mumaje kubivuga buretse murebe ukimuzana kandi mumaje kumurabo Faxman tumupime turebe kuko abantu bakomezaga kumbwira ibintu muri komenti bamwita ngo Faxman original abantu bakomezaga kumbwira muri komenti bakambwira ariko Jay Skizzo wa mipango hari ibintu byaje bituzanye ahangaha ngo ni ukubaga ubaje kirabibonye gihita kindikira idinga kiravuze ati ndarangiye ari ukuntu umuntu aba abizi neza ko
afite ubwenge buke bro, maze ukaza ukitererera mu bantu gutya, noneho banaziranye uburyo bakubagamo baguhererekanya ngo ba Mana nicyo kintu kintera agahinda. None ikibabaje ni ukuntu mubanza no kubimubwira ati kubaga nawe akavuga none nawe byibuze ahubwo nk'ubu ngenda ifaximani nanjye nazamuka mvuga ati ariko sha reka nze nanjye mbabage oya uzi ikibazo se, mumbage nk'abantu. ubwenge buke buhita butuma byanze bikunze iminota 2 ya mbere uhita wirangiza direct. noneho manisha urebe ukuntu biba bibabaje. Umuntu niwe wirangiza aratangira akivamo, yakivamo inkuru ikaba irabonetse direct ubu muri comment nibwo noneho abana bakajya banaguheramo ibitekerezo ngo noneho ngo reba nk'ibyo bintu avuze, ngo nk'ibyo bintu avuze ibyo byana byo muri comment nibyo bibi mfite njyewe noneho wagira ngo bifite groupe bibanamo bita bikora no byose ngo muzamuke muze tujye kubana. njyewe mfite ibihungu byanjye by'ibinyarugomo, niyo nanjye navuze amabwa bita bivuga ngo turigendeye. Mwavuze ko abadiaspora mugira ubwenge bwinshi, kambasaba umuntu muzazana kuri live ariko muzambare nanjye nzabe mari. Mwazantereteye umuntu witwa Badrama mukamuzana hano go. N'aka kanya nakupa nkahita muzana Badrama. Cyangwa ejo mbwira njyewe Badrama turaba turi kuri live gake. Mbabarira uzabikore ndakwigiye. Badrama ejo turaba turi live na Badrama. Si wowe ubinsabye? Ninjye ubisabye. Ejo turaba turi kumwe na live na Badrama. Ndumva hari ukuntu nyine hari umuntu uba wifuza ukumva ufite amatsiko kandi kugira ngo ubibaze abandi cyangwa wenda ubibaze abantu bajya no kukubeshya bakubwira ibitari byo ukumva wabimwibariza we ku giti cye wenda akanakwisubiriza. Ntago muziranye amaso ku yandi se? Turaziranye amaso ku yandi nyine niyo mpamvu kandi noneho reka mubwire kandi nawe ari mu bantu bagufashije. Mpe none aha ntago nababeshya uko muri babiri nta n'ijana rigenze. Buriya reka mubwire rero Badrama ni umuntu azaza hano atange ikiganiro gifite vibe iteye ubwoba murimo nibyo wibazaga ko ariko aza kuba meza araba ari ubundi. Badrama ararenze bro. Azaza kandi uzakuzanamo hano ukurikira urebe Badrama ni mubi cyane. Nanjye nzaba marira. Reka mubwire ukuntu muri abana babi. Noneho hano hari ibyana byo birambwira ngo Kasuku ngo wadutengushye reka kumoka agira icyo uvuga. Nawe bino byana ibyo byana usigaye ubinkundisha. Ibi byana kiba kiryamiye gifite agatelefone kacyo kuri matera ya simple mu nzu idafite parafo. Ukuntu banditse ngo faxman ngo zamuka babaga turagufasha nibyo bitsekeye. Ngo bino birandika ngo faxman ngo zamuka bage wikiza abantu bana. Ngo none ikintu cyita kibabaza ni ukuntu akimara kuzamuka bahita bababwira ngo mumubage ngo nine amara kugera kuri pano bigahita bivuga ati tayari ari kuri Kabyindi mumubage. Noneho nawe agahita kosa akazana bya bintu bye ni wa agahita yisanga muri 11 babanzamo. Rero reka nkubwire je ako kantu urakabona ko ngako niko kajya kananira abantu kugira ngo baze barenga umurengo babe bafite na dura yo kuvuga abandi. Ako kara niko kantu uba ukeneye kuza ugacyaho warangiza ni nka diplome. No man iyo diplome rero kamubwira uko nigoye. Ngiye reka mbwira akantu kaba karansekeje nko kuri faxman. Ngiye man abaniga bose nyine iyo niryamye nijoro ndabakurikira kandi nta n'umutima mubi. Ngubu nka karaka boro ngo umnuza na muyoboke yavuze ngo nta munyamakuru twajyanye ngo umunyamakuru nduri professional twajyanye ngo ni Punditi DJ Punditi atabandi naba YouTuber mu byukuri kuri ngewe ntakubeshye nta kintu kirenze kirimo pe.
kuba umuntu yavuga ati n'ubundi n'aba YouTuber nabo mani nabo bararenze ko bafite ukuntu bakora utuntu twabo, ariko n'umunyamakuru uri professional afite ukuntu akora utuntu twe. Ariko noneho Faxman yahise ajya mu kiganiro yarakaye ngo nese ngo nise ngo kuki utamagaye ngo barake ngo nabaye mingo ngo bajyane ngo akabariswe ngo ujyane ngo wabajyanye nk'abaciriritse se. nyine we yaketse yuko nkaho wenda umuyoboke yashatse kuvuga ngo baraciriritse, kandi mu by'ukuri sibyo yavuze. We yaravuze ati urumva umunyamakuru yaramubajije ati ariko mwajyanye n'abanyamakuru, aravuga ati oya wivuga ngo twajyanye abanyamakuru, nta munyamakuru uri professional twajyanye, ahubwo twajyanye n'aba YouTuber nibo twajyanye n'umunyamakuru umwe wenda uri professional we DJ Pundit arabisobanura nyine. Mu by'ukuri ukuntu yabisobanuraga birumvikana mani. None se uri umu YouTuber nyine, kandi umu YouTuber nawe ufite agaciro kuko ufite ukuntu ukora utuntu twawe, ariko nyine iyo isubirakariramo ukarakara abantu nyine bahita babona skills zawe nyine bahita bagusoma mu mutwe mana yanjye sha YouTube. Aho rero iyo angle niyo uwitwa Mama Rwagasabo yashatse kunzanamo ngo ngire ngo umunyamakuru uri professional. Ndamubwira no, nge ndi umu YouTuber, reka kungira professional. Wenda kubera ko mbonanye skills na knowledge, ariko ntabwo bingira umunyamakuru. Uri kumva? ngo Jihad yaravuze ngo muri ibimari mari. Uzi wibeshya ukaba umunyamakuru. Uri kumva buriya? Nizi nkuru dukora wahita ufunga. Nose umunyamakuru muzima wagera ukavuga ngo umusuri. Nta kintu wavuga. Ndabeshya Dumba. Oya. Abo bahungu ntabwo bazi ko ari amahirwe kuba ari aba YouTuber ahubwo. Abana Jihad yanditse baruha ndende ubu ngiye kuyisoma ariko yanze kuza, ariko ndabikubwira mu gikari. Mbisome hano. Bisome nibyo byiza. Nari ngiye kubwira. Atangira avuga ati Dumba uzabanze ubaze Kasuku ati ikibazo ufitanye na Jihad ni ikihe. Iyo ni nukunoza yame. None waravuga ati nanjye ucimbajije. Anongera avuga ati nanjye ucimbajije sinakibona. Wabyumvise? Urumva? Mwe muri kumwumva? Ntabwo ndi kutamwumva. Arakomeje yandika nyuma yo kuvuga ati nawe ntiyabona ikibazo yagusubiza. Uri muri ninya. Oya Jihad arimo arakomeza arimo aranyandikira man. Jihad aravuze ati jewe Kasuku yakomeje kuvuga cyane ndamwihorera, ariko mbona arakomeje, mbona kumusubiza, ariko kumusubiza nawe yaje avuga ibintu byinshi ashiramo ababyeyi badahari, kandi akomeje kunyita umuntu ngo ufite ingengabitekerezo ndi mu gihugu indani. Ubu ndimo ndasoma ijambo kuri ni nkuko nagiye mbisoma. Njyewe ndi mu gihugu indani. Njyewe gute nshobora kuba ndi mu gihugu indani nkaba mfite ingengabitekerezo sinkurikiranwe? Ati Dumba noneho aho bigeze Kasuku ndabizi ntazaguma muri Amerika, namanuka hano tuzajya mu nkiko tuzesurana. Anyohereza ifoto y'icyo kiganiro. Ndibaza ko Jihad we yarangiye kudecidinga icyo azakora. Aho ni sawa cyane twagiye. Message muri make nuko byari bimeze. Rero njyewe ndibaza iki kiganiro Jihad ashobora kubona ahantu ashobora kuhabona haracyariho umwanya wo kwiyunga. Urakoze cyane. Umva ngiye nkubwiza ukuri sasa Dumba, sibyo? Sasa n'icyo kiganiro se nanjye simfite aho yagendaga agaragaza ibyo byose. Uri kumva? Ese koko ngewe ahantu nabeshye ni hehe kiyo turufa abo bagabo bayirishaga? Fata ku mavuta yageze muri gereza avuga nako yageze mu rukiko avuga ngo bamwitaga ngo iki, impamvu yavugaga ibyo yavugaga. Ese koko uwo Jihad na Brian yari ahari ndetse n'abandi bantu bari bahari? Uri kumva? Ntibari bahari avuga live, ntago byasabaga edit. Avuga live
ibya Ingabire Victoire. Uri kumva? Ese ikiganiro ntigihari cya Yago arimo aravuga ngo ese papa we yaba yarishe koko, urumva, yaba yariciye kwa Yago, ibyo bintu ntibihari koko. Aho nabeshye ngewe ngendera ku byo umuntu yavuze, nta bindi bintu nge nshyiramo bindi, nta bindi bintu bishyashya nzana, ngendera ku byo umuntu yavuze, nta kintu gishya nzana. oya ariko ratadu ibyo uvuze ni ukuri, haracyari umwanya haracyari kandi kuri side umwanya. kuri side yabo bombi, yaba kuri side ya Kasuku nawe aravuga ati nanjye hari ibyo yavuze, na ntuza na Jihad nawe akavuga ati nanjye hari ibyo Kasuku yavuze. Kandi ibyo bintu rero reka mbabwire ikindi Ariko kintu, umva connect dira ribu ntimukayirushye. None se ikibazo ribu iyo ugiye kurega nayo irabanziga, erega ribu nabo barakurikirana akavuga none se kuki uyu muntu yagututse, bagasubira inyuma nawe bakareba uwo muntu nawe waramututse. banza urebe exidira, uzi ukuntu exidira yanditse ngo kurifata narakugaye cyane, umuntu ugikurikiranwe n'inkiko ukamugerekaho urusyo, ese ubwo fata ku mavuta yaranyorohera, nta n'umuntu buriya wagiriwe inama inshuro nyinshi nkafata. Ntuzasha ikintu nkundira ribu ibahereza warning, ikanabavuga mu mazina ati runaka na runaka, ibi bintu mubigendemo gake gake. Uwo Jihad namubwiye nti hano turi kuri live, sibyo, hano twebwe ntabwo tweditinga, ni nayo mpamvu umuntu aba agomba kureba ibintu avuga uko bimeze n'ibiki byose. Ese ninjye muntu wazanye mu Jihad muri no mikino ye ngo y'ibyiki byo byose, Jihad wo siwe muntu ukinica iyo mikino, yabizanye kuri Yago. Umusore amukubita episode akugiza kavuze uko abyumva, nawe ukaba ufite uko ubyumva, kandi mwese ko mwavuze buri wese ku ruhande rwe yavuze. Ubwo ntiyananyambuye ubunyarwanda akavuga ngo ubundi ntazi impamvu mvuga ntari umunyarwanda, harya ngo uri umukongomani witwa Wirorongomba. ngosha urumva ngo ntazi n'impamvu nge mvuga ntari umunyarwanda. Mani muzabyihorere ibyo bintu, Buriya ibyo bya episode byihorere ni ukuri. buriya uzi icyo biba bisobanura, si ibyo ngibyo? Ndabyumva. Urakoze cyane. Sinzi Dumba, uri umuntu mukuru ariko wagakwiye no kugenda unamusobanuka mwana ko Jihad amagambo wowe wagiye ukoresha baramutse basesenguye gato basanga ahubwo gihe ari igihe umuntu avuga kubera umujinya je, utagira ngo ibyo bintu byose umuntu hari igihe abivuga bitamuvuye ku mutima, ahubwo akabivuga kubera ko afite umujinya. Na urumva ko Jihad nawe arababaye nyine pe, arababaye muri we nyine, nawe aravuga none ikintu kirenze umwana avuga ati njyewe ntabwo Jay sinzi icyo mpfa nawe, nanjye umbajije icyo dupfa sinagisobanura. Nese se uhita wumva ko ari ibintu nyine sha noneho byarangiye pe, ariko no birangije eko ja ngo rero ikibazo cya Jihad ni uko kuva last year ntaho wamubona no muri Brag, ntabwo ujya kuboneka muri Brag, sibyo? ariko sha disi tujye abantu bajye bagera baburetse gato nkubwire. Kasuku Jihad yivugiye kuri live ngo nzanye system nshya yo gukora ikiganiro, uri kumva, yarazi ko kuvuga abantu abitirira amazina asebetse ari ubwenge, kumbi ntazi ko ari byo bizamukoraho. Caritas nabo barimo baragufasha kubaga. hakura baza abantu muri comment. Aka karayivu tukarangiza ariko uyu ni wo musozo wa nuza rwose. Oya ariko umusozo wowe ushyiraho umusozo wowe uri Imana yamuremye wari. Ntabwo ari njyewe ushyiraho umusozo, abantu nibo bashyizeho umusozo. N'ejo tuzagaruka. Sawa. Okay. Badirama mu mwibuke. Badirama arahahura. Yanyandikiye by the way turi kuri live. Badirama yanyandikiye turi kuri live. Arimo arambuza ngo ambaza ati bite baya twari twarapanze kuza live na Badrama, ahubwo trust me live ya Badrama yabitwika cyane ngo sha uzamuzane wallahi. Badrama afite story yane story DM ndiherera ndarira eka ye pana ngo ndiherera ngo ndaseka.
nariyereye baca ndari umugani ngo nari umugabo ntihabwa intebe muramuke asante